Inyuma y'inzugi zifunze za Chapelle 16, abakardinali baturutse impande zose z'isi mu bihugu 70 kuri uyu wa gatatu nibwo bateranira hamwe kugira ngo batorere Kiliziya Gatolika Papa wa 267. Abakardinali bose bafite munsi y'imyaka 80 y'amavuko nibo batora Papa mu ibanga rikomeye. Ubwabyo ijambo conclave ari wo mwiherero w'aba bakardinali rikomoka ku rurimi rw'ikilatini conclavis, risobanura ngo ahafunze n'urufunguzo. Ni ijambo rifitanye isano n'umugenzo wo gufungirana aba bakardinali kugeza igihe baboneye Papa mushya. Nyuma y'uko igihe cy'icyunamo cyari cyagenwe ku buryo bwemewe n'amategeko kubwo gushyingura Papa François kirangiye, amaso yose ubu ngubu ahanze Vatican, aho hagiye gutangira inama ya conclave ihuriramo abakomeye muri Kiliziya Gatolika bagiye gutora Papa mushya. Abakardinali baturutse hirya no hino ku isi barateganya gutora Papa wa 267, akaba umuyobozi w'abagatolika bagera kuri 1,400,000 ku isi yose. Ni mu gikorwa gifite ireme mu rwego rw'iyobokamana, politike no mu ruhando mpuzamahanga. Papa François yitabye Imana ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane afite imyaka 88 y'amavuko, nyuma y'imyaka 12 yari amaze ari ku ntebe ya Petero. Uyu mwiherero batoreramo Papa umara iminsi myinshi, ukaba ushobora no kumara ibyumweru. Muri Kiliziya Gatolika y'i Roma, conclave ni inama ikomeye kandi yo mu muhezo ukomeye cyane ihuriza hamwe abakardinali igateranira mu ibanga rikomeye hagamijwe gutora Papa mushya. Aba bakardinali bamenyereye kwitwa abana b'umwami cyangwa se ibikomangoma bya Kiliziya, bakurikiza uburyo bugoye kandi buhambaye bwamaze imyaka magana bwatangiye mu bihe by'ubwami bw'abami mu Burayi. Nubwo imigenzo yagiye ihinduka uko imyaka yagiye itambuka, uburyo bukurikizwa kugeza ubu bushingiye cyane cyane ku itegeko nshinga rya Kiliziya ryasohowe mu 1996, Universi Dominici Gregis, ryashyizweho na Papa Yohani Paulo wa II riza kuvugururwa na Papa Benedicto wa 16. Abakardinali bari munsi y'imyaka 80 nibo bemerewe gutora, nubwo abandi bose hatitawe ku myaka bafite bashobora kwitabira inama. Kugeza ubu hari abakardinali 135 bemerewe gutora, ariko 2 muri bo bararwaye ntabwo bazatora. 133 nibo bagomba gutora. Reka tuvuge ku migendekere y'umwiherero wo gutora Papa. Inyuma ya ziriya nzugi zifunze haberamo iki kugeza ubwo Papa atowe? Imiterere ya Kiliziya Gatolika mu birebana n'ubuyobozi iteye mu buryo bwa piramide, uva hejuru ku gasongero umanuka hasi kugera ku bakristo basanzwe. Papa ni uri ku gasongero, akaba ari nawe ufite ububasha ku bepiskopi bose bo ku isi. Akurikirwa n'abepiskopi cyangwa se abasenyeri, hagakurikira abapadiri, hagakurikira abadiyakoni. Abihaye Imana batari abasaserodoti ndetse n'abakristo basanzwe, no kuvuga barayiki, bari hasi ariko bakabishingira ku bikorwa by'inyigisho z'iyobokamana muri Kiliziya Gatolika. Iyi myanya yose ikorera hamwe mu buryo buteguwe, ariko ikagengwa n'inshingano zigaragaza urwego umuntu abarizwamo muri Kiliziya, aho Papa afatwa nk'umuyobozi mukuru wa Kiliziya ku isi yose. Papa ninde mu by'ukuri? Muri Kiliziya Gatolika y'i Roma, Papa afatwa nk'umusimburo wa Mutagatifu Petero, wari umutware w'intumwa za Yezu Kristo, akaba n'umuyobozi wa mbere wa Kiliziya Gatolika mu ntangiriro zayo. Kubera iyo nshingano, Papa afite ububasha buhebuje ku rwego rw'isi yose mu byerekeye ukwemera, imyitwarire n'imiyoborere n'indangagaciro z'abakristo. Niwe muyobozi mu bya roho ku bagatolika bose ku isi, kandi ashyigikirwa n'abakardinali 252 muri iki gihe. Papa François yibandaga cyane ku kuba ububasha nyakuri buva kuri Yezu Kristo, ko nawe ubwe Papa ari umwigishwa. Ariko ntabwo wahakana ko Papa ari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, nk'uko Padiri Francis Lucas, n'umwe mu basaserodoti b'abagatolika akaba n'umuyobozi mukuru wa Catholic Media Network, yabibwiye Al Jazeera. Buri mwaka Papa atura igitambo cya misa gikomeye kibera muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Abategerejweho guhura nibura rimwe mu myaka 5 n'abepiskopi barenga 5,000 baturutse impande zose z'isi. Nk'umwepiskopi wa Roma, afite kandi inshingano zo kuyobora no gucunga imiyoborere y'umurwa mukuru Vatican. Ninde wemerewe kuba Papa? Papa atorwa igihe uwari usanzwe ari muri uwo mwanya apfuye
cyangwa se yeguye ku bushake nk'uko byagenze kuri Benoit XVI mu 2013. umusimbura ahita aba umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika y'i Roma, akaba n'umushumba mukuru. Umuntu wese wabatijwe aba ashobora gutorwa ngo abe papa, gusa uyu mwanya uhoraho uhabwa umwe mu bayobozi bakuru ba Kiliziya bitwa abakardinali. Abangaba ni nabo bajya mu matora y'umushumba mushya. Hari abakardinali 252 ku isi yose kuva ku itariki ya 19 y'ukwa gatatu mu 2025, kandi bose ni abasenyeri. Abakardinali bafite munsi y'imyaka 80 nibo bonyine bemerewe gutora papa mushya. Umubare w'abitwa abakardinali batora usanzwe utarenze 120, ariko ubu ngubu abagera ku 133 nibo bashobora gutora papa mushya. Papa François yagennye abakardinali bashya 21 mu 2024. Iyo hagiye gutorwa papa mushya, abakardinali bose bahamagazwa kujya Vatikani mu mujyi wa Roma mu nama y'umwiherero conclave igamije gutora papa. Ni igikorwa cy'amatora kimaze imyaka igera kuri 800 gikorwa mu buryo budahinduka. Ku munsi wa mbere w'iyo nama y'amatora, abakardinali babanza gusoma misa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Nyuma y'iyo misa bose bateranira mu cyumba cya Chapelle Sixtine giherereye muri Vatikani. Niho havugirwa amagambo y'ikilatini extra omnes, bishatse kuvuga ngo abandi bose nibasohoke. Ibi bisobanura ko uretse abakardinali abandi bose baba bari muri icyo cyumba baba bagomba gusohoka. Guhera icyo gihe abakardinali baguma muri icyo cyumba kugera igihe papa mushya atorewe. Abakardinali batora papa baba bafite uburenganzira bwo gukora itora rya mbere muri Chapelle Sixtine ku munsi wa mbere w'amatora. Ku munsi wa kabiri hakorwa amatora 2 mu gitondo n'2 nimugoroba. Byose bigakorerwa muri icyo cyumba kugera ubwo abahatanira kuyobora Kiliziya basigara ari bake, kugera hasigaye umwe wenyine. Ni ukuvuga ngo bagenda bakuranamo. Mu gihe cy'amatora buri mukardinali yandika ku gapapuro k'amatora izina ry'uwo yifuza ko yaba papa. Ni agapapuro kaba kariho amagambo y'ikilatini agira ati Eligio in summum pontificem, bisobanura ngo ntoranyije umushumba mukuru. Kugira ngo amatora agende mu ibanga rikomeye, abakardinali babuzwa gukoresha umukono wabo usanzwe mu kwandika kuri urwo rupapuro. Iyi minsi ibiri y'amatora irangiye nta n'umwe uratorwa. Ku munsi wa gatatu bahagarika amatora bakawuharira amasengesho basaba Nyagasani ngo abafashe guhitamo ubayobora. Amatora akomeza nyuma y'uwo munsi. Kugira ngo umuntu atorwe nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika, aba agomba kuba yabonye amajwi nibura ya 2/3 by'abakardinali batora. Mu gukora ibi bashobora kumara iminsi myinshi, ndetse rimwe na rimwe bikamara icyumweru cyangwa se bikarenza. Ni ibiki biba mu by'ukuri muri uyu mwiherero w'aba bakardinali? Amatora ya papa akorwa mu mwiherero wihariye udashobora kwinjirwamo n'abandi bantu. Abakardinali ntabwo bemerewe kuva Vatikani cyangwa se kumva radio, kureba televiziyo, gusoma ibinyamakuru cyangwa kuvugana n'abandi bari hanze hifashishijwe telefoni. Nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira aho abakardinali baba bari uretse abakozi bashinzwe kubafasha mu byo bakenera bya buri munsi, abaganga n'abapadiri bazamwe kubafasha mu buryo bwa roho. Aba bose baba barakoze indahiro yo kubika ibanga ku byo babonye cyangwa bumvise. Hagati y'itora n'irindi, abakardinali yaba batora cyangwa se abarengeje imyaka ituma bemererwa gutora baganira hagati yabo ku bushobozi bwa buri mukandida. Nta wemerewe kwiyamamaza ku mugaragaro. Leta ya Vatikani itangaza ko abakardinali bayoborwa na Roho Mutagatifu mu gukora aya mahitamo. Nyamara nubwo bimeze bitya, ibikorwa bigaragaza ugushishikariza gutora umukandida runaka bifatwa nk'imvugo cyangwa se ibikorwa bya politiki ikomeye cyane. Ni nko kwamamaza. Inshuro 2 ku munsi mu gihe cy'inama y'amatora, amakarita akoreshwa mu gutora aratwikwa. Abari hanze ya Vatikani ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero bamenya ko itora rirangiye binyuze mu mwotsi usohoka muri chemine cyangwa sitiyo iri hejuru ya Chapelle Sixtine. Iyo amakarita y'amatora atwitswe, yongerwamo irangi ry'umukara cyangwa se umweru bitewe n'umwanzuro w'amatora. Umwotsi w'umukara werekana ko nta mwanzuro uhuje wagezweho, bivuze ko nta papa uratorwa. Umwotsi w'umweru wo werekana ko habonetse papa mushya. Bigenda bite rero iyo papa abonetse? Papa mushya umaze gutorwa ahitamo izina agomba kwitwa mu gihe azaba ayoboye Kiliziya Gatolika.
akanambara umwambaro wihariye w'akazi ke nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Abakardinali bahita bamushima bakamusezeranya kumwubaha no kumushyigikira. Itangazo rimenyesha itorwa rye ritangirwa ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero, aho abantu baba bateraniye bari bategereje itorwa rya papa. Iryo tangazo ritangazwa mu Kilatini mu magambo azwi cyane agira ati habemus papam, bisobanura ngo dufite papa. Papa mushya ahita atangazwa ku mugaragaro, akiyerekana imbere y'abantu bwa mbere, agatanga ijambo rigufi rivuga imigabo n'imigambi ye. Nyuma y'ibi birori, inyandiko zose n'amakarita y'amatora yakozwe muri iyo nama y'umwiherero atangwa kuri papa mushya wenyine. Nyuma yo kuyareba cyangwa se kuyakira, izo nyandiko nayo makarita bihita bishyirwa mu bubiko bw'amateka bwa Vatikani, kandi ntabwo byongera gusomwa cyangwa se kwerekanwa keretse papa ubwe abisabye. Ni izihe mbogamizi zikunze kubaho muri uyu mwiherero? Mu gihe cye ayobora Kiliziya Gatolika, Papa François yahinduye bikomeye imiterere ya College of Cardinals cyangwa se ihuriro ry'abakardinali, ashyira imbere guhagararira isi yose no kwibanda ku nshingano z'ubusaserodoti ku rwego rw'abantu ku giti cyabo. Ariko rivugurura ryazanye ibibazo byaryo, nk'uko Professeur Massimo Fagioli wo muri kaminuza ya Villanova mu ishami ry'imyemerere n'amateka y'idini bivuga. Kiliziya Gatolika ni Kiliziya igomba kumenya uko yaba imwe ku rwego rw'isi, ihuriweho mu by'ingenzi, ariko ikanemera gukorera mu buryo butandukanye bitewe n'aho iri. Akomeza agira ati ibyo nibyo bigoye cyane kuri Kiliziya Gatolika, kubera ko hari itegeko rimwe rya Kiliziya, canon law, rigenga Kiliziya yose, yaba iri muri Alaska cyangwa se muri Indonesia. Ibyo rero mu gihe kirekire nibyo bigaragaza ikibazo. Ibi bivuze ko conclave cyangwa se wa mwiherero w'abakardinali uhura n'imbogamizi zikomeye zo guhuza ibyifuzo n'ibibazo by'uturere dutandukanye, mu gihe igomba gutora umuntu umwe uzayobora Kiliziya ku isi yose aho kuba umuyobozi wa Kiliziya y'akarere runaka. Nk'uko abahanga babivuga, buri mukardinali azana icyerekezo cye cyihariye mu matora. Abaturuka mu majyepfo y'isi bashobora gushyira imbere ibibazo by'iterambere, ubukene n'ingaruka z'imikoranire y'ibihugu, mu gihe abakardinali bo muri Aziya bashobora gushaka papa uzi neza Islam kandi ushyigikira ibiganiro hagati y'amadini. Professeur Massimo Fagioli ati ndakeka ko Papa François yari afite intego yo guhuza ibitekerezo bitandukanye byaturukaga mu bice bitandukanye by'isi kugira ngo bijye mu biganiro bihuriza Kiliziya mu murongo umwe. Yongeraho ati ikintu kimwe ntekereza ko cyamurangaga cyane ni Kiliziya yo mu bice by'isi aho Gatolika ari idini ry'abanyamuke, cyane cyane mu bihugu bifite ubwiganze bw'abayisilamu cyangwa andi madini. Uburyo abakristo babayeho muri ibyo bihugu nabyo byari bimushishikaje cyane. Ibi bisobanura ko conclave iri butangire kuri uyu wa gatatu itagiye kuba amatora gusa, ahubwo ni urugendo rwo guhuza ibitekerezo bitandukanye, ibya politike, ibya roho n'iby'imibereho bivuye impande zose z'isi, mu rwego rwo gushakira Kiliziya icyerekezo gishya. Ninde ufite amahirwe yo kuba papa mushya ngo asimbure Papa François? Ni bande bahatanye? Iyo kugira abakristo Gatolika biyongera ku muvuduko munini ndetse no kugira abakristo benshi biza kuba aribyo bishingirwaho mu gutora umushumba wa Kiliziya Gatolika, nta kabuza papa uzakurikiraho yari kuzaba umunyafrika. Aya ni amagambo ya BBC Gahuza Miryango. Afrika niwo mugabane wihariye mu kugira umuvuduko munini mu bwiyongere bw'abakristo Gatolika ugereranije n'indi migabane yose ku isi. Afrika ifite 50% by'ubwiyongere bw'abakristo Gatolika ku isi yose. Raporo iheruka ya Vatikani igaragaza ko mu mwaka wa 2022 hafi 20% by'abakristo Gatolika bo ku isi yose babarizwaga ku mugabane wa Afrika. Ibi byerekana ubwiyongere bwa 0.32% ugereranije n'umwaka wabanje, ari naryo janisha riri hejuru kurusha ahandi hose ku isi. Mu gihe ibyo bimeze uku, imibare yo ku mugabane w'Uburayi yo yagaragaje ubwiyongere buke cyane bwa 0.2%, kandi hagati y'umwaka wa 1910 n'2010 umubare w'abagatolika ku mugabane w'Uburayi waramanutse cyane ujya munsi ya 63% nk'uko byagaragajwe n'ikigo cya Pew Research Center cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabane w'Uburayi
wigeze gufatwa nk'umutima wa gikristo ku isi, ubu wabaye kimwe mu bice by'isi birimo abantu benshi batemera cyangwa se badakurikira amadini. Nubwo Kiliziya Gatolika ifite ijambo rikomeye muri Amerika y'Epfo, ariko naho iri jambo ririmo riragenda risimburwa n'amatorero y'ivugabutumwa, Église évangélique, ni mu bihugu byinshi byo kuri uwo mugabane. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2022 bugakorwa n'ihuriro Latino Barometro mu bihugu 18 byo muri Amerika y'Epfo, bwerekanye ko umubare w'abiyita abakristo Gatolika wagabanutse uva kuri 70% mu 2010 ugera kuri 57% mu 2020. Nabahe bakardino bafite amahirwe yo kuzavamo papa uzasimbura François. Mbere ya Papa François hari hashize imyaka 1200 Kiliziya Gatolika itayoborwa n'umushumba utari umunyaburayi. Ese aba bakardino bazita cyane ku nkomoko ya mugenzi wabo utarakomokaga mu Burayi. Papa François yakomokaga muri Argentine, umugabane wa Afrika kuva wabaho wagize ba papa batatu. Uwa nyuma wayoboye Kiliziya Gatolika akomoka muri Afrika yayiyoboye mu myaka 1500 ishize. Hari amahirwe y'uko umunyafrika yatorwa? Ni ikibazo kibazwa na benshi kandi kigaragaramo ibitekerezo bitandukanye. Padiri Stan Shu Ilo, umwe mu bapadiri b'abanyafrika bakomoka muri Nigeria, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya DePaul muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye BBC ko igihe kigeze ngo Afrika igire papa. Ati byaba ari ikintu gikomeye kubona papa w'umunyafrika. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bugomba kugaragaza isura nyakuri ya Kiliziya y'isi yose. Kuva Papa François yatorwa mu 2013 yashyizeho abakardinali benshi bakomoka muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi byatumye igipimo cy'abakardinali b'abanyafrika bafite uburenganzira bwo gutora papa kizamuka kiva ku 9% mu 2013 kigera kuri 12% mu 2022. Ariko Padiri Shu Ilo avuga ko uko kwiyongera kudahita gusobanura ko bazatora umunyafrika. Icy'ingenzi ni ukureba umuntu wiyubatse ufite ijambo utari wo gushyirwaho ku mpamvu z'ahakomoka gusa, niko avuga. Yongeraho ko ikibazo nyamukuru ari uko nta muyobozi w'umugabane wa Afrika uri mu rwego rwo hejuru muri Vatican muri iki gihe. Ibyo ni ikibazo gikomeye. Avuga ko nubwo hari abakardinali bakomoka muri Afrika bashobora kuvamo papa, ni ikibazo gikomeye nuko nta numwe uri mu bafatwa nk'abamamaye ku rwego mpuzamahanga muri Kiliziya Gatolika muri iki gihe. Ati umuntu abajijwe ati ninde munyafrika uzwi cyane muri Kiliziya y'ubu ngubu ushobora kuba papa, igisubizo cyaba ngo nta numwe. Ibyo Padiri Shu Ilo avuga ko bitandukanye nuko byari bimeze mu mwaka wa 2013 aho umukardinali witwa Peter Turkson ukomoka muri Ghana yari umwe mu bakandida bafatwaga nk'abafite amahirwe yo gusimbura Papa Benedicto wa 16. No mu 2005 umukardinali Francis Arinze wo muri Nigeria nawe yagaragajwe nk'umwe mu bashoboraga kwicara ku ntebe y'ubupapa igihe hatorwaga Papa Benedicto wa 16. Padiri Shu Ilo agira ati uko ibintu byagenze ku mugabane wa Afrika no muri Kiliziya Gatolika muri iki gihe ni ikintu gikomeje gutangaza benshi muri twebwe, turebye uburyo Papa François yagaragaje urukundo n'icyizere kuri Afrika. Hari abapapa batatu bamaze kubaho bakomoka muri Afrika, ariko uheruka ari we Papa Gelasius wa mbere, amaze imyaka irenga 1500 apfuye. Abatari bake bemeza ko igihe kigeze ngo undi mupapa w'umunyafrika aboneke. Papa wa mbere w'umunyafrika wabayeho ni Victor wa mbere, yapfiriye i Roma mu mwaka wa 198 cyangwa 199, barashidikanya. Yabaye umwepiskopi wa Roma, ariko yavukaga muri Afrique de Rome. Iki ni igice cya Afrika y'Amajyaruguru cyari mu bwami bwa Romani. Inyandiko nyinshi zivuga ko Papa Victor wa mbere yavukaga ahari Libya uyu munsi. Bikekwa ko yatangiye iyo nshingano yo kuba papa kuva mu mwaka wa 189. Bivugwa ko ari umupapa wa 14 kandi yagizwe umutagatifu. Kiliziya imuhimbaza buri tariki ya 28 y'ukwa karindwi buri mwaka. Yabaye umwepiskopi wa mbere wa Roma wavugaga ururimi rw'Ikilatini. Papa wa kabiri wayoboye Kiliziya akomoka muri Afrika ni Papa Miltiade, ni papa wa 32 wa Kiliziya Gatolika, nawe yakomokaga muri Afrique de Rome. Uyu yabaye papa kuva mu mwaka wa 311 kugera muri 314. Ni mu gihe neza umwami w'abami Constantin yabaga umukristo. Igihugu cye ntabwo kivugwa,
ariko ni muri Afrique de Rome, mu bihugu birimo Tunisia, Libya cyangwa ibindi bihugu byo mu majyaruguru ya Afrika bitabamo abirabura. Undi papa wa gatatu ukomoka muri Afrika wabayeho nawe yakomokaga muri Afrique de Rome, ni Papa Gelase wa mbere. Amakuru yerekeranye n'ubuzima bwa Papa Gelasius wa mbere ntabwo azwi cyane. Yabaye papa mu mwaka wa 492. Bivugwa ko yari umuhungu wa Valerius. Gelase yavukiye muri Afrika, ariko mu nyandiko ubwe yandikiye umwami w'uburasirazuba Anastase wa mbere ubwo yivugaga nk'uwavukiye Roma. Aba bapapa batatu bose bo muri Afrika bavukiye mu majyaruguru mu bihugu nka Libya, Tunisia n'ibindi byegeranye nabyo. Nta papa w'umwirabura urabaho kugeza ubu ngubu, ariko hari abagatulika bamwe bo muri Afrika batangiye kubona ko hakwiye gushyirwa imbere cyane inkomoko y'uwaba papa aho kureba ibindi by'ingenzi. Ibyo nibyo Padiri Paulinius Ikechukwu Odozor, umupadiri akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Notre Dame muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemeza. Uyu mupadiri akomoka muri Nigeria. Yaragize ati ntabwo nigeze ntekereza ko kuba umuntu akomoka muri Afrika cyangwa si Burayi bihita bimuhesha kuba imbere mu bahabwa amahirwe yo kuba papa. Yongeraho ati umaze gutorwa ibibazo by'abantu bose aho bava bakagera, uko basa n'ibihe barimo bihinduka ibyawe. Icyo uba ugomba kwitaho cyane ni ukubaka umubiri wa Kristo aho uri hose ku isi. Padiri Odozor yibutsa ko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ari uko papa aba umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika, nta bindi. Yemeza ko papa agomba kuba umuntu wumva neza umuco, akawukoresha nk'urufunguzo rwo gufasha abantu kubona inzira iganisha ku kuri no ku bumwe. Padiri Odozor avuga ko kubazwa niba papa mushya akwiye kuva muri Afrika ngo bimubabaza cyane, kubera ko bituma ibi bintu bifatwa nko guhatanira uyu mwanya hashingiwe ku nkomoko. Ati nko kuvuga ngo none se ko abanyafrika bakomeje kwiyongera mu mubare, kubera iki tutabahitiramo papa? Mu bitekerezo bye avuga ko hari byinshi bikwiye gukosorwa no gukorwa kugira ngo ibibazo n'amasengesho by'abagatulika bo muri Afrika bifatwe nk'ibifite agaciro n'ishema nk'ibindi byose, cyane cyane mu rwego rw'ubuyobozi bukuru bwa Vatikani. Padiri Odozor avuga ko rimwe na rimwe bigaragara nk'abanyafrika badafite agaciro cyangwa se ukwemera kwabo kutubahirizwa, ahubwo kugafatwa nk'ubujiji cyangwa se ukwibeshya. Ati abanyafrika bumva ko ibibazo byabo bititabwaho uko bikwiye. Bamwe batangira kwibaza batese koko tuzashobora kumvwa cyangwa se kugaragara muri Kiliziya ari uko gusa dufite umuntu wacu uri hariya hejuru muri Vatikani. Muri Kiliziya haba harimo ivangura rishingiye ku ruhu nk'uko Padiri Shu Ilo abibona. Nubwo umubare w'abakardino bakomoka ku mugabane wa Afrika wiyongereye, baracyabura ububasha nyakuri mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Ati ntabwo nkimanga uburyo Papa François yatanze inshingano ku bakardinal, ariko se iyo bashyizeho ubaha n'ububasha, abo hitamo baha inshingano ubareke bakore. Padiri Shu Ilo na Padiri Odozor bombi bagaragaza imbogamizi zikiri mu rugendo Papa François yatangiye bwo kubaka ubuyobozi bwa Kiliziya bushyira imbere bose butarobanuye. Padiri Odozor ati haracyari ikibazo cy'irondaruhu muri Kiliziya Gatolika tutajya tuvugaho. Akomeza agira ati ibyo bishobora kubuza umuntu amahirwe nubwo yaba ari papa cyangwa se ibyo yaba agezeho byose, ariko akazagaragara nk'umupapa w'abanyafrika. Mu mpera z'umwaka wa 2022 Papa François yari amaze kugena hafi 2/3 by'abakardino bafite uburenganzira bwo gutora uzamusimbura, umubare uri hafi y'usabwa kugira ngo hatangwe papa mushya. Ibi bivuze ko uzatorwa ashobora kuzagira ibitekerezo bihuye cyane n'ibya Papa François, cyane cyane ku birebana no kwita ku batishoboye n'abasigaye inyuma. Iyi nzira niyo Padiri Shu Ilo yise gushyira imbere abakene, aho haranira ko hazubakwa Kiliziya yumva, yubaka kandi yicisha bugufi. Ibyo nibyo yifuza kubona ku muntu uwo ari we wese uzayobora Kiliziya Gatolika mu bihe bizaza. Hari ikindi kintu gikomeye kigira uruhare mu gutuma bigorana kumenya uzatorwa nka papa mushya, nk'uko bisobanurwa na Padiri Shu Ilo.
ati abagatulika bemera ko Imana na Roho Mutagatifu bagira uruhare mu guhitamo abayobozi ba kiliziya. Ibyo bisobanura ko hashobora kuzabaho igitangaza nk'uko byagenze mu 2013 igihe Papa François yatorwaga. Padiri Shu Ilo yibuka neza uburyo byatunguranye agira ati nta muntu wari witeze ko Jorge Mario Bergoglio ari uzaba papa. BBC yamubajije icyo atekereza cyaba ingenzi kurusha ibindi ku kuba papa mushya yagira icyerekezo cya kiliziya nk'icyo wazasimbura cyangwa se kuba yaturuka muri Afurika. Yarasubije ati ndagusubiza nk'umupadiri mwiza, ndasenga nsaba Imana ngo duhe papa uzakomereza ku murongo Papa François yari yatangiye, ariko kandi ndasaba ko uwo mupapa yazaturuka muri Afurika. Ibi nibyo yifuza kandi bishobora no gusubizwa kubera ko mu bahabwa amahirwe yo kuzatorwamo papa mushya uzasimbura François harimo 3 bakomoka muri Afurika. Muri rusange abakardino bashobora kuzavamo uzasimbura Papa François ni Cardinal Luis Antonio Tagle, ni umunyafilipine ufite imyaka 67, azwi nka papa w'abanyaziya. Tagle afite uburambe mu butumwa bw'ivugabutumwa n'ibikorwa by'ubutabazi. Yigeze kuba arikepiskopi wa Manille mbere yo kwinjira mu buyobozi bwa Vatican. Afatwa nk'ukomoka ku murage wa Papa François kubera imitekerereze ye yita ku bakene n'abasigaye inyuma. Undi uhabwa amahirwe ni Cardinal Pietro Parolin, ni umutaliyani ufite imyaka 70, ni umunyamabanga wa leta ya Vatican kuva mu 2013. Afite ubunararibonye mu bya diplomasi no mu miyoborere ya Vatican. Afatwa nk'umukandida ushobora guhuza impande zitandukanye. Uwa gatatu mu bakardinali bahabwa amahirwe yo kuba papa ni Cardinal Peter Turkson, ni umunyagana w'imyaka 76 y'amavuko. Yigeze kuyobora inama nkuru ya Vatican ishinzwe ubutabera, amahoro n'ibidukikije. Afite ubunararibonye mu miyoborere ya Vatican no ku rwego mpuzamahanga. Afatwa nk'umukandida ushobora guhagararira Afurika. No mu gihe Papa François yatorwaga mu 2013 izina rya Turkson ryari ryavuzwe. Uwa kane ushobora kuba papa ni Cardinal Jean-Marc Aveline, ni umufaransa w'imyaka 66 y'amavuko, ni arikepiskopi wa Marseille. Azwiho gushyira imbere ibiganiro hagati y'amadini, cyane cyane hagati y'abakristu n'abayisilamu. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu iyobokamana n'inyigisho z'iyobokamana. Uwa gatanu ushobora kuba papa ni Cardinal Matteo Zuppi, ni umutaliyani w'imyaka 69, ni arikepiskopi wa Bologna. Azwiho ibikorwa byo kunga abantu n'iterambere ry'ubutabera. Afatwa nk'umwe mu bakardino bashobora gukomeza umurage wa Papa François. Uwa gatandatu ushobora kuba papa ni Cardinal Peter Erdo, ni umunyahongiriya w'imyaka 72 y'amavuko, ni arikepiskopi wa Budapest. Azwiho kuba umunyamategeko wa kiliziya n'umwe mu bayobozi b'ingenzi muri kiliziya gatolika y'u Burayi. Afatwa nk'umukandida ushobora guhuza imitekerereze ya kera n'iy'ubu. Uwa karindwi ushobora kuba papa ni Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, ni umunyekongo w'imyaka 65 y'amavuko, ni arikepiskopi wa Kinshasa. Azwiho guharanira uburenganzira bwa muntu no kurwanya ruswa. Afatwa nk'umwe mu bakardino bashobora guhagararira Afurika. Uwa munani mu bakandida bashobora kuba papa ni Pier Battista Pizzaballa, ni umutaliyani w'imyaka 59 y'amavuko, ni patriarche wa Yerusalemu. Afite uburambe mu miyoborere y'ahantu h'ingenzi kubemera. Afatwa nk'umukandida ushobora guhuza impande zitandukanye muri kiliziya. Uwa cyenda uhabwa amahirwe ni Cardinal Robert Sarah, ni umunyagine w'imyaka 79 y'amavuko. Yigeze kuyobora inama nkuru ya Vatican ishinzwe imigenzo ya kiliziya. Afatwa nk'umwe mu bakardino bafite imitekerereze ya kera. Uwa 10 ushobora kuba papa ni Cardinal Mykola Baichok, ni umunya-Ukraine w'imyaka 45 y'amavuko, ni umwe mu bakardinali bakiri bato. Afite uburambe mu butumwa bw'ivugabutumwa mu bihugu bitandukanye, agafatwa nk'umukandida mushya ushobora kuzana impinduka. Nubwo abakardino bose bahabwa amahirwe yo gusimbura François, amatora y'umushumba mushya wa kiliziya gatolika ahora arangwa no gutungurana. Abakardino batora baba bafite uburenganzira bwo guhitamo uwo babona ukwiye, kandi amateka yagaragaje ko inshuro nyinshi utorwa aba rutaraketswe cyane.